Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 19 ibyo gusenda umugore. Yesu arangije ayo magambo ava i Galilaya ajya mu gihugu cy'i Yudaya hakurya ya Yorodani. Abantu benshi baramukurikira abakirizayo. Abafarisayo baza aho ari baramugerageza, baramubaza bati, mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose? Nawe arabasubiza ati, ntimwari mwasoma yuko iyabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Baramubaza bati, niba ari uko, niki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aho umugore urwandiko rwo kumusenda abona uko yamwirukana? Arabasubiza ati, Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. Ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana, akarongora undi, azaba asambanye. Kandi ucyura uwasenzwe nawe aba asambanye. Abigishwa be baramubwira bati, iby'umugabo n'umugore we niba bigenda bityo, noneho kurongora si byiza. Nawe arababwira ati, abantu bose ntibabasha kwemera iryo jambo keretse ababihawe, kuko hariho ibiremba byavutse bityo mu nda za ba nyina. Hariho n'inkone zakonwe n'abantu, hariho n'inkone zikona ubwazo kubw'ubwami bwo mu ijuru. Ubasha kubyemera abyemere. Yesu akiza abana bato, maze bamuzanira abana bato ngo babarambikeho ibiganza abasabire. Abigishwa barabacyaha, ariko Yesu arababwira ati, mureke abana bato ntimubabuze kunsanga, kuko abameze batyo ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Umaze kubarambikaho ibiganza avayo. Iby'umusore w'umutunzi. Nuko umuntu aza aho ari aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore cyiza ki ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Nawe aramusubiza ati, unyitira iki mwiza? Umwiza ni umwe gusa, ni Imana. Ariko nushaka kugera ku bugingo, witondere amategeko. Aramubaza ati, ni ayahe? Yesu aramusubiza ati, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi, wubahe so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uwo muhungu aramubwira ati, ayo yose narayitondeye, none nsigaje iki? Yesu aramusubiza ati, nushaka kuba utunganye rwose, genda ugurisha ibyo utunze maze uhe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru. Uhere ko uze unkurikire. Uwo musore yumvise iryo jambo agenda afite agahinda, kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu abwira abigishwa bati, ndababwira ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge, kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abigishwa babyumvise barumirwa cyane bati, ubwo bimeze bityo, ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati, ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Iby'abarekeshejwe ibyabo no gukurikira Yesu. Maze Petero aramubaza ati, dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwami w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12, mucire imiryango 12 y'Abayisiraheli imanza. Umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be
cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu ku bw'izina ryanjye azahabwa